wicuza umunsi wahuye n'uriya mukobwa mwatandukanye, ariko ntabwo ujya wicuza umunsi mwaryamanaga cyangwa se inshuro zose mwaryamanye. Oya, wicuza umunsi wahuye n'uriya musore mwatandukanye ngo yarakubabaje, ariko ntabwo ujya wicuza umunsi cyangwa se buri gihe uko wamusabaga amafaranga. Reka nze nkubwire kino kintu, umu ex wawe ntabwo ari umwanzi wawe. Bisobanuye ko urukundo rwanyu mwarugiyemo ntirukore bikanga, ariko uriya mu ex wawe burimo kwivugishwa ngo naramwanze, ngo kumuca mu buzima, ashobora kuba ari we destiny helper wawe, ari we muntu ushobora no kuzakuzanira ibintu by'ingenzi mu buzima bwawe. Bino bintu mwishyiramo by'aba ex, ngo umu ex naramuciye ngo nta kintu kizongera kumpuza nawe, ushobora gusanga kumenyana kwawe nawe muri ubu buzima ari uko ubuzima bwanyu buri parere, mugomba kujyanirana uko byagenda kose. Ugasanga mu buzima buri imbere, mu minsi iri imbere, ari uzakuzanira deal za business za danje, ari uzakuzanira ibintu bishobora kukuzanira amafaranga bya danje. Urukundo rwanyu rwaranze, ariko ubuzima bwanyu mugomba kubuhereza igihe, mukamenya kubana, mukabana neza mu mahoro cyane. Naho ibyo mbese ibyiza wamukuyeho ntabwo ubyibuka, uburyo yagushimishije mu buriri, uburyo yaguhaye amafaranga uriya muntu. Icyo wicuza ngo wicuza umunsi mwamenyanye. Mubihereza igihe aba ex banyu, mubareke mu b'inshuti bisanzwe, mujye muganira, ashobora kuzaba destiny helper wawe. Ariko ibingibi nabivuga ngo ancestor inyase, ngo ibyo bintu urimo kuvuga ngo umutima wawe ngo warababaye, reka njye kwiyumirirwa ndaje.